Ese waba uzi ibanga ryihishe muri gombo ari ryo abantu benshi bita okra, ivugwaho kongerera abagore amavangingo? Turabisanga ku kinyamakuru inyarwanda.com. Uretse kuba gombo zifasha igitsina gore koroha mu myanya y'ibanga, kuba zifasha igitsina gore bikoroha kuzana amavangingo agaragaza ko bishimiye igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, zifasha abagabo kwisanga muri iki gikorwa bagacika no ku muco wo guca inyuma abo bashakanye bitewe n'ibyishimo bahabwa. Koroha mu myanya y'ibanga yabo bikoroha. Tubibutsa gukora subscribe, tubibutsa gukora like niba ikiganiro cyacu urimo kugikurikirana neza. Wowe ufunguye Umukino TV turagusuhuje, tukwibutsa yuko uzajya ukurikirana Umukino TV. Uyu munsi wa none rero hari igihingwa abantu benshi badasobanukiwe, batazi ibyacyo. Hari ikimera abantu badasobanukiwe, batazi ibyacyo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku gihingwa cyangwa se ku ruboga rwitwa gombo. Ese waba uzi ibanga ryihishe muri gombo ari ryo abantu benshi bita okra, ivugwaho kongerera abagore amavangingo? Turabisanga ku kinyamakuru inyarwanda.com. Gombo ni zimwe mu mboga zikoreshwa mu mafunguro atandukanye, zikagira akamaro mu bice by'umubiri bitandukanye, ariko zikagira umwihariko wo gufasha igitsina gore ku bijyanye n'imyororokere. Tubibutsa gukora subscribe, tubibutsa gukora like niba ikiganiro cyacu urimo kugikurikirana neza. Iki kiribwa cyahawe izina rya okra, benshi mu banyarwanda bakacyita gombo, cyakoreshejwe cyane mu bihugu birimo Ethiopia, Eritrea, Sudani. Gikundwa n'abantu benshi bakomoka muri Misiri ndetse n'ahandi. Biragoye kumenya igihe gombo yinjiriye mu Rwanda, ariko benshi barazimenye, ntibasobanukirwa n'akamaro k'izi mboga zikungahaye ku ntungamubiri zikenewe mu ngingo z'umuntu umunsi ku wundi. Gombo yahawe amazina menshi arimo gombo na ladies fingers. Ladies fingers ubwo ni ukuvuga ko ari ikiribwa cy'abagore. Zivugwaho byinshi birimo gutunganya umubiri w'umugore, ugashimisha umugabo mu gikorwa cyo kubonana nk'abashakanye, nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru birimo ResearchGate. Izi mboga zitwa gombo zikunze kunyerera igihe zishyizwe mu mazi ashyushye, ndetse zatekanwa n'izindi mboga zigatuma zoroshya isosi, ikagira umushongi uryoheye ijisho. Uretse kuba gombo zifasha igitsina gore koroha mu myanya y'ibanga, kuba zifasha igitsina gore mu koroha mu myanya y'ibanga yabo, bikoroha kuzana amavangingo agaragaza ko bishimiye igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, zifasha abagabo kwisanga muri iki gikorwa bagacika no ku muco wo guca inyuma abo bashakanye bitewe n'ibyishimo bahabwa. Si ibyo gusa kandi zifite akamaro gakomeye mu mubiri wa buri wese, yaba igitsina gabo
ndetse n'igitsina gore. Izi mboga zifasha umutima gukora neza ndetse zigasukura n'imiyoboro y'amaraso, zikagira ubudahangarwa bufasha amagufa agakomera, zigafasha abagore batwite kurinda abana babo. Biratangaje uburyo gombo ikungahaye ku myunyungugu ihambaye mu buryo butagaragara. Ikize kuri potasiyumu, fibre ndetse ifasha ubuzima, ikaba ikungahaye no ku yindi myunyungugu igiye itandukanye. Kandi ifasha ubuzima bw'umutima, igakura n'uburozi mu mubiri, ndetse igafasha umubiri kugenzura isukari mu maraso n'ibindi. Iki kiribwa kikaba n'ikinyobwa kirinda umubiri kwinjirirwa na kanseri. Abahanga mu gutegura amafunguro bavuga ko ziryoha igihe ziteguranye ubuhanga, izi ntungamubiri zikinjira byihuse. Okura ubwo turavuga gombo, ushobora kuzikatira mu mazi ashyushye maze ukareka agahinduka akazuyazi, maze ukayagotomera, bikaba akarusho uri umugore witegura kubonana n'umugabo we, zikagutegura mbere y'imibonano cyangwa zikakongerera ubushake. Nubwo ziribwa ariko hari bamwe batemerewe kuzirya, cyane cyane abafite ikibazo cy'igifu, cyangwa se bakazikoresha gake gashoboka nyuma yo gufata andi mafunguro bitewe n'imiti uri kunywa. Si byiza kurya gombo mbere yo kubaza muganga akumva niba byaba atari byiza. Potasiyumu ibonekamo irinda umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara z'umutima zakwibasira umuntu zikamuganisha ku rupfu. Gombo kandi zikungahaye kuri fibre ishobora kugabanya cholesterol mu mubiri, ugakora neza ndetse igasukura n'amara. Folate ibonekamo ifasha imitsi y'umugore utwite ndetse zikarinda uyu mugore uzahazwa n'indwara, dore ko barwara byoroshye. Izindi ntungamubiri zifasha umugore utwite zibonekamo hari nka feri, kalisiyumu n'izindi. Gombo yifitemo icyitwa lectine irinda umubiri gufatwa na kanseri byoroshye, cyangwa gufasha bamwe bamaze kuyirwara ntibazahaze cyane, bakagabanyirizwa uburibwe. Mu gihe gombo idashobora kuba ikintu gikunzwe cyane, inyungu z'imirire yacyo rwose iragaragara, kuva gushyigikira ubuzima bw'umutima n'imiyoboro no gucunga urugero rw'isukari y'amaraso, kugeza guteza imbere ubuzima bw'amagufa. Gombo ishobora kuba ibintu byinshi kandi byiza byiyongera ku mirire yawe. Ese abagabo nabo bazirya cyangwa zigenewe abagore gusa? Izi mboga zigenewe buri wese kuko nta muntu udakenera izo ntungamubiri mu mubiri. Kuba benshi bizera ko gombo yongerera amavangingo abagore
mu gikorwa cyo kubonana n'abagabo babo ntibikuraho ko uwazirya wese yaba afite ubuzima bwiza. Gombo yongerera abagore amavangingo bakishima igihe babonana n'abagabo babo. Bamwe bazikatira mu mazi yatuye bakayanywa ari akazuyazi. Umugore n'umugabo bakoresha izi mboga mu mafunguro yabo ya buri munsi. Rero uyu munsi wa none niba utakoreshaga gombo, tukaba tukubwiye ibyiza byayo, buri uwo ari we wese akaba yagerageza kuyikoresha. Ariko niba ukurikiye Umukino TV, gerageza ukore subscribe niba utarayikora. Ariko nanone ku bantu murimo gusoma cyangwa se gukurikira iri somo, ntabwo muba mwakoze kuri like, kandi ndabibona. Gerageza ukore like kugira ngo mbone yuko ikiganiro wagikurikiranye cyose.